wongeye kwigwa bakunzi bakadasohoka ba Imanzi Media TV. Mumeze mute? Turizera ko mumeze neza, natwe turashima Imana. Nta wundi mwumva kuri mikoro za Imanzi Media TV ni Imanzi AD Creator. Kuri uyu mugoroba rero, kuri uyu mugoroba wo ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023 tugarutse n'inkuru y'incamugongo, inkuru y'akababaro ku banyarwanda bose ndetse n'abatuye muri rusange. Nta yindi rero ni inkuru ijyanye n'urupfu rw'umugabo wamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda, wamenyekanye mu gutunganya umuziki, ari we Junior Multi System. Umugabo wafashe umuziki nyarwanda akawuzamura, akawuvana ku rwego rumwe akawugeza ku rundi. Umugabo wagerageje guharanira ko u Rwanda rwazamura idarapo ryarwo ku bijyanye n'imyidagaduro, cyane cyane mu gisata cya music. Rero kuri ubu ngubu tuvugana umuhanzi umuproducer Junior Multi System yitabye Imana azize uburwayi nta bundi rero nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku ma YouTube channel atandukanye. N'uburwayi bujyanye na kanseri yafashe uyu mugabo Junior Multi System. Kanseri yafashe umugabo nyuma yo gukora impanuka agacibwa ukuboko kwe kukazamo ibibyimba. Ibyo bibyimba bikaba byamukurijemo kuba yarwara kanseri, ikagenda ikamuzonga igatuma abaho nabi, ababara ku bubabare bukabije. Kuri ubu ngubu rero iyo kanseri yatumye agenda arananuka, amera nabi, ariko twababwira ko kuri ubu ngubu Junior Multi System yitaye mu ijuru, yitabye Imana. Twavuga ngo ruhukira mu mahoro muvandimwe. Twese turakuzi twakuze twumva ngo Junior Multi System akora indirimbo za ba Majid The Black, akora indirimbo za Ziada, akora indirimbo zigiye zitandukanye, yakoze hit cyane muri East Africa, muri Africa, mu Rwanda ndetse n'umuziki wo kwisi muri rusange yawugizemo uruhare. Rero twavuga ngo naruhukiye mu mahoro, kandi tugakomeza kwihanganisha abo mu miryango ye, tukomeza kwihanganisha abasigaye, tuvuga ngo ikivi wasize abasigaye bazacyusa, kuko ubu ngubu dufite aba producer kugenda bazamuka batera ikirenge mu cyawe, bazakomereza aho wari ugejeje. Nta kintu twakubwira ngo niruhukira mu mahoro, tumwihanganisha abahanzi bari inshuti na Junior Multi System, abahanzi yakoreye indirimbo, abantu yafashije mu buryo bugiye butandukanye mu bijyanye n'umuziki. Tubihanganisha kubera ko tubuze umuntu w'intwari mu Rwanda. Nta kundi, ariko ku isi niko bimera, ku isi uravuka ejo ugapfa, igihe cyawe cyageze Imana iraguhamagara. Turizera ko Imana iri bumutuze heza. So nta kintu twavuga ngo ruhukira amahoro muvandimwe Junior Multi System. Tunihanganisha abanyarwanda, aba East Africa, abanyafrika, abatuye isi muri rusange, abagize aho bahurira n'umuziki, bagize aho bahurira n'ibihangano cyangwa imiziki Junior Multi System yakoze, cyane abahanzi, kuko nibo yakoreraga, baramuzi cyane, baramukundaga. Rero mwakoze cyane kudukurikirana, twihanganisha umuryango wa Junior Multi System kuba babuze umuntu w'ingenzi, tukihanganisha n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi muri rusange. Mwakoze cyane kudukurikirana. Iyi ni YouTube channel yitwa Imanzi Media TV. Tubashishikariza gukora subscribe, like, share na comment, then kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu. Mwumvaga kuri microphone ni Imanzi AD Creator, the CEO of Imanzi Media TV. Mwakoze cyane, Imana ibarinde, kandi dukomeza kubihanganisha ku bw'urupfu rw'uyu muvandimwe wacu Junior Multi System. Twese tumuzirikane mu isengesho. Murakoze cyane.